Chris Brown ni umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini bari ku gasongero k'umuziki. Uyu afatwa nk'umwami w'injyana ya R&B. Abenshi ntibatinya no kuvuga ko uyu muhanzi ari we wa mbere mu njyana ya R&B. Abandi bagakomeza kumugereranya n'umwami w'injyana ya pop ari we Michael Jackson. Chris Brown ni umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini akora indirimbo nyinshi zaryoheye abantu. Bitewe n'indirimbo nyinshi umuhanzi yajya akora, bituma benshi bakomeza kuvuga ko ari we muhanzi wa mbere uririmba indirimbo nziza ziryoshye mu njyana ya R&B. Gusa nubwo bimeze bityo, uyu muhanzi yajya avugwaho udutendo tugiye dutandukanye, harimo nko gukoresha ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru, gukubita, gukomeretsa, gufungwa umunsi ku munsi, kujyanwa muri gereza, gukatirwa n'inkiko bya hato na hato. Chris Brown yajya avugwaho kwimwa viza y'ibihugu bitandukanye. Rimwe na rimwe ibyo bihugu bikamwangira kuba yakinjira muri ibyo bihugu mu gihe yabagaje mu bikorwa bye by'ubuhanzi. Chris Brown bitewe n'izi kesi zose zitandukanye byagiye bimudindiza, rimwe na rimwe bikamusubiza inyuma mu bikorwa bye by'ubuhanzi. Izi kesi zose yagiye aziterwa nuko yageze kuvugaho kesi yo gukubita uwahoze ari umukunzi we ari we Rihanna. Iki ni ikintu cyamusubije inyuma cyane. Gukubita umukunzi we Rihanna byatumye ibigo mpuzamahanga bitandukanye bimwambura ibiraka byari byaramuhaye byo kwiyamamariza. Ibiraka Chris Brown yabaga afite byo kwamamariza amakampani ajya akomeye hirya no hino yagiye abitakaza kubera iyi kesi yo gukubita Rihanna. Gukubita Rihanna byatumye yimwa viza n'ibihugu bitandukanye harimo nka Norvège, Ubwongereza, Australia, bikamwangira kuba yazakandagira ku butaka bwabyo mu gihe yabagaje mu bikorwa bye by'ubuhanzi. Gukubita Rihanna byagize ingaruka nyinshi kuri Chris Brown. Gusa nubwo bimeze bityo, ibi byose Chris Brown yagiye abihanduringa, arongera umuntu muzima, arazamuka yongera agera ku gasongero. Ese ubundi uretse ibi ngibi byose, uretse kuba Chris Brown yaragiye avugwaho izi kesi zose, ubundi Chris Brown ni muntu ki? Ubundi izi kesi zose zo kuba yarakubise Rihanna no kuba yaragiye yimwa ibiraka n'amakampani menshi agiye atandukanye, ariko akaza kubirengaho akafatwa nk'umwe mu baherwe bakomeye cyane mu muziki. Ubundi Chris Brown ubuzima bwe ni ubuhe? Urugendo rwe mu muziki ni uruhe? Ese izi kesi zo gukubita Rihanna yazitewe n'iki? Uraza gusobanukirwa nukomeza kubana nanjye. Jye mugiye kubana nitwa Risa Nishimwe. Nimba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, ikintu cyiza nakubwira, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Guhaye ikaze. Yitwa Christopher Morris Brown. Aya niyo mazina yiswe n'ababyeyi be. Yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1989. Yavukiye muri leta ya Virginia. Kuri ubu mu mwaka w'ibihumbi 2025 Chris Brown afite imyaka 36 y'amavuko. Nyina umubyara yitwa Joyce Hawkins, akaba afite inkomoko mu baturage kavukire b'Abanyamerika. Niyo mpamvu akenshi uzabona Chris Brown afite uruhu rujya gusa n'urw'abazungu. Gusa nanone afite urundi ruhu none rusa nk'urwivanzemo n'abirabura mukunda. Papa we yitwa Clinton Brown. Clinton Brown ni papa we ubyara Chris Brown. Chris Brown afite umuvandimwe witwa Bandi. Uyu ni mushiki we umurusha imyaka 6 y'amavuko. Ababyeyi ba Chris Brown bakoraga utuzi tugiye dutandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nkaho mama we yakoraga akazi ko kwita ku bantu bageze mu myaka y'izabukuru. Yakoraga mu bigo byita ku bantu bageze mu myaka y'izabukuru. Papa we agakora akazi ko kwita no gucunga amagereza. Ubuto bwa Chris Brown yakuze arangwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane yakundaga indirimbo ziririmbwe mu njyana ya soul. Iyi ni injyana ikundwa n'abirabura, cyane cyane abaturage bafite inkomoko muri Afurika. Iyi njyana ikundwa no kuririmbwa n'abahanzi bagiye batandukanye, ariko abenshi bafite inkomoko ku mugabane wa Afurika. Ku myaka 7 y'amavuko, Chris Brown yatangiye kwigisha kuririmba ndetse no kubyina. Ibi biri mu byatumye impano ye izamuka ikagera ku rwego rwo hejuru.
Ugutandukana kw'ababyeyi ba Chris Brown byagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa Chris Brown, kubera ko kubana k'umubyeyi wa Chris Brown ariwe papa we na mama we ntago byakomeje, ahubwo baje gutandukana. Biri mu byatumye Chris Brown atangira kwangirika mu mutwe, atangira guhura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Rimwe na rimwe abita ku burwayi bwo mu mutwe cyangwa se abaganga be bagiye bavuga ko ari bimwe mu byatumye Chris Brown atangira kujya yitwara mu buryo budasanzwe. Rimwe na rimwe akajya arangwa n'urugomo, umujinya ukabije, agahinda gakabije ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ibi byatumye ababyeyi be nyine batandukana. Mama we aza kwishakira undi mugabo. Uyu mugabo mama wa Chris Brown yashatse ntabwo yegeze abanira Chris Brown na gato, ahubwo rimwe na rimwe yamuhozaga ku nkeke, kumukubita rimwe na rimwe. Chris Brown avuga ko uyu mugabo yegeze kugerageza kwirasa. Ibi ngibi nyuma yo kugerageza kwirasa ntiyapfa, byamuteye umujinya ukomeye, bikajya bituma rimwe na rimwe uwo mujinya n'umushiha yabaga afite ashaka kubitura Chris Brown. Ku myaka 13 Chris Brown ubwo yagiye kubana yahise yihitiramo kujya kubana na papa we wari waratandukanye na mama we, kubera ibyo bibazo byari bikomeye byari biri mu muryango we. Umugabo mama we yari yarashatse. Ku myaka 13 ubwo Chris Brown yabanaga na papa we, umunsi umwe papa we yagiye aho yakoraga ku kazi, uruganda yakoragamo. Nyuma yo gusezera akazi ko gukora muri gereza akajya gukora muri sitasiyo yakoraga ibijyanye na gaze, esanse ndetse n'amazutu. Papa we yahuriye n'abari bagize itsinda rya Hit Mission Record. Iri ryari itsinda ryakundaga kuzenguruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigenda rishaka abana bafite impano. Iri ryageze aho papa we yakoraga maze rihura na Chris Brown. Bahuye na Chris Brown bakimara kumubona ku myaka 13, babonye ari umwana ufite impano itangaje, bituma umwe mu bari bagize iryo tsinda yiyemeza kumufasha. Hanyuma ahita amwohereza mu ishuri rya New York. Iri ryari ishuri ryigishaga umuziki. Yese amushakira umwe mu batangira kujya bamufasha kwita ku miririmbire ye ndetse no ku buzima bwe. Chris Brown ahangaha noneho niho urugendo rw'umuziki rwatangiriye. Aha yarahageze arigaragaza, atangira gukora indirimbo nyinshi zagiye zimenyekana. Yagiye atangira kubona amakampani amusinyisha, atangira kumanaginga ibikorwa byiwe. Yese atangira gukora indirimbo nyinshi, Amerika yose itangira kumumenya. Chris Brown nyuma yo gutangira kumenyekana mu bikorwa by'umuziki niho yaje guhurira n'icyamamarekazi Rihanna. Ku myaka 16 yonyine y'amavuko Chris Brown yese atangira gukundana na Rihanna. Rihanna yari afite imyaka 17. Iki gihe barakundanye, urukundo rwabo benshi ntibahwemye no kurugereranya n'urwa Juliet ndetse na Romeo. Gusa nyuma y'igihe gitoya bakundanye, Chris Brown yaje guhohotera Rihanna, aramukubita ku buryo bukomeye. Nyuma yo gushwana batagize ibyo bari bumvikanyeho, Chris Brown yakubise Rihanna mu buryo bukomeye. Rihanna yese yirukankanwa kwa muganga nyuma yo kuba yamukomerekeje mu isura hakaba hagaragara nk'ibikomere. Chris Brown nyuma yo kubona ibi ngibi ntabwo byamushimishije, nawe yahise yibona ko yahemutse, arangije ajya kwitanga kuri polisi. Baramutwaye baramufunga, baza no kumukatira igihano cy'imyaka 5, akajya akora n'imirimo nsimburagifungo, akajya atanga n'ihazabu y'amafaranga rimwe na rimwe. Ibi byatumye benshi batangira kumwanga. Abanyamerika benshi ntibiyumvisha uburyo ibi bintu uyu muhanzi yaba yabikoze. Ibi byamugizeho ingaruka zikomeye cyane umuziki we. Benshi batangira no kujya banga indirimbo ze. Amakampani akomeye atangira kumwaka ibiraka yari yatangiye kumuhereza. Yatangiye kwimwa visa n'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo mu Bwongereza, Australia, Norvège ndetse n'ibindi. Chris Brown muri ibyo bihe yatangiye kurangwa n'agahinda gakabije. Rimwe na rimwe atangira kujyanwa mu bigo by'abafite ubumuga, atangira kujya yitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Chris Brown yajya agerageza kwiyahura inshuro nyinshi. Yese atangira kujya akoresha ibiyobyabwenge mu buryo bukabije. Gusa abaganga baje kumwegera baramwigisha,
bituma ibingibi abireka, arongera atangira umuziki we mu buryo bushya. Yese yongera kuzamura izina rye, yongera gutangira kumenyekana. Ubu Chris Brown amaze gutwara ibihembo byinshi bitandukanye. Chris Brown ni umwe mu bafatwa nk'abahanzi bakomeye cyane kuri iyi si ya rurema, bitewe n'urugendo rwe, uburyo yagiye akora umuziki kugeza ubu munsi. Chris Brown amaze kwamamara hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye, yaba muri Afurika, muri Aziya ndetse n'ahandi hose. Ntabwo ushobora gukora urutonde rw'abahanzi bagezeho ube wakibagirwa izina Chris Brown. Ngahe nk'uko ibya Chris Brown, nagushimiye wowe wakomeje kubana nanjye, ugakomeza gukurikirana iyi video kuva itangiye kugeza uyu mwanya. Uri umuntu w'ingenzi cyane. Ciao ciao.